utibuka Gasuku none yigeze dupostinga ngo twari turi kwinywera itabe ahantu asinze umuntu wamuhaye ako ka video menya ari Snapchat y'undi muji twari turi kumwe ariko twari kumwe n'abajura benshi cyane. Gasuka gabora agapostinga agapostinza ariko twita tumukatira turamubwira se man ibyo boro nibyo ubonye byo gupostinga how many songs zacu tutagivugaho wagisambo muji rero yari gisaza watugiyeho Before ipanze aza mu Rwanda aje mu Rwanda durira muri show nimbariya iyo show menya yari yabereye Rebero Canal Olympia yari trapish ariko yari concert ya trapish sinibuka season yayo shara tuish Kevin bro umuniga twahuye nawe turi kumwe twese ngewe Bush na Slumu n'abaniga bacu bose yabonye yarahindukiye gutya shiduka tumuriho baratubwira tudere Gasuku nguri maniga yagiye yabanje kugenda yirukanga ajya muri parking yasaza Muswera turamukurikira Muswera turamukurikira muhamagara umwandikire Muswera turamukurikira tugeze mbere arahindukira abona Slumu niwe mutoya ashobora kuba yagigira yaramuteruye yaramwikorera turamubwira shira umuniga wacu hasi man tubona ari yabigize blague tubura nane bura n'umuntu w'umudangere umusaza no umumeni no umugome cyane Gasuku yafashe umwe mu baniga bumukurikira amwikorera nawe inshuti ze nawe bari kumwe ariko icyo gihe twavumbuye yuko ari umuji wa danje nawe tubashobora no kukuvuga nabi yashaka no kugutwikira n'iki byose mutaziranye ngo mube mufitanye ibibazo biri personal twabonye ko ntari bigusa twe twari dushyushye yarabibonye avuga abona nago bisobanutse aravuga ati abaswe yarahagije mudagesha ababyibuka ariko neya story bro Bulldog numvise ko ejo bundi habaye saga yabaye Gisenyi Rubavu ni Gisenyi nyine niho Rubavu n'ubundi ni Gisiri kabisa wowe urumva ari iyihe mpamvu bishobora ibyo bintu bibaye mu Rwanda gusa kuko abantu abafana bashobora gukubita umusani noneho umusani atari n'umusani mutoya bro ntabwo ari ka yampano we are talking about Buddha turavuga Buddha ugasanga abafana baramukubise impari none umuntu none se nsubiza ubushaka ko nsubiza okay reka nkubaze umuntu mputse ewana mukabona ko antutse kabisa nyandagaje muba mushaka ko ngaruka nkamusubiza oya reka nkubwire isibye kubungubu abantu benshi abagabo basigaye bagira abenshi babasigaye bagira suzi imwe byari ngo Eric yahindutse Sandra aho ubundi abagabo mwakagiye kujya mwipora ko ngiyewe ku giti cyanjye nzajya mfesingana n'umuntu dumba gutya turi kurebana dufesingana ariko hatarimo ababyeyi ntutuga ngire dumba kagire gutya na gutya nawe nuke kagire gutya na gutya ubu bwa mbere n'ubu ibyo bintu uvuga ngo kandi ngo dumba kagire gutya na gutya kagire gutya na gutya ni iki bivuge induvi njyewe umva Miki Gaswere nyoko man biki man ngo nkagira ute Gaswere cy'umuna cya mama wawe Yesu ayo magambo avuga ngo kawe Gaswere cy'umuna cya mama wawe yego ubusanzwe atamugiraze udafite cy'umuna cya mama wawe ikibazo tuzwera ikindi cya kiboro ndahazi Gaswere cya aga nk'ibiki byose hari ibidanje se ariko reka nkubwire uri umusazi man ngewe mbabari uzaze mu Rwanda ndashaka kureba nkana kwireshye cyao bambwiye ko ngusumba nurase kushaka ko uri mu biki ntabwo uri kumbona ndicaye ku buriri oya ofete
hari ndashaka ko akarayivu tujyaho na bitre kubera hari ibintu twari tugiye kuvuga kuri indirimbo zasohotse n'izasohoka narangiza kugenda twikomereze twibaraguze. sawa rero kambe niryamiye. Sawa nturyame cyane. Oya ntarebe. Okay. So banyarwandakazi ingira ngo murabibona, the professional is up in this motherfucker, the Dumba mtoto wa Afrika. Ngira ngo iyo mumbonye muhita mumenya ko bigiye kuba. Haraka kuna kuteremuka kichwa zinazunguka. Iyo nkubwiye ati mtoto wa Afrika ntibazakubwire ko hari umuntu wita mtoto wa Afrika atazi kuvuga igiswahili. Ibyo bintu ntabwo bari byo. Ururimi rwo muri Afrika ni igiswahili, nirwo rurimi rwacu nk'abanyafrika. Izindi tudushobora kuvuga. So ubungubu ndashaka ko mbazanira uwitwa Muheto Bitre tube tuganiramo. Urumva murabizi ko iyo nahari ibintu by'imiziki ntabwo babiki. Yes. Muheto. Gute chiri gute big bro. Ako se Muheto. Ngo bimeze bite? Turamuzi. Isi Muheto ndamuzi mushiki wanje wallahi. Bana kimufite mupfana. Nta kintu mufite mupfana na Miss Muheto. Wapi Miss Muheto nta kintu dufite dupfana. Ariko ndabizi ko ari mwiza wacu twatoye. Munasubiye no mu bisekuruza bari ntacyo mupfana na Muheto. Batangiye ubusenza ajya kubaririza hehera. Miss Muheto nta nubwo mbizi ko iwabo ni Nyamirambi wabo. Wanye ni Nyamigi yose se. Iwacu ni Nyamigi yose. Iwabo ntabwo ngenda shona. Muheto divine. Miss Muheto asa nk'umukonyine atagiye mu Mutara. Va muri East Province ubwo ngubwo. Ni ukuvuga ko ashobora kuba ava nk'ahantu hitwa ubundi hafi yo kwa Bayago hitwa Tabago. Hari ikindi cyaro cyitwa Rwanyamiyonga. Yago nawe ni wowe mu Mutara. Yego ni witabaga mu Mutara yo hepfo. Ko yagewe nturuka ryabega. Byabega ni neza byataye. Aba borose najyaga mumva nta rimwe ndahajya. Ntabwo urajya mu Mutara. Nimba naragiye mu Mutara nasiye ishumi zanjye kera ariko ntabwo ubu ndajyayo. Eruka mu myaka ingahe ishize. Ngo kimeze gute? Fresheri wana wowe se kiri gute? Abana ndaho kabisa ndashima Imana. N'abaniga banje benshi urumva, ariko noneho nkashima uwitwa Muheto cyane OG yivo ubaye umuraperi. Yes sir. Hanagura kuri kamera gake. Anyanaguye. Nice. Umuryango usumeze gute? Umuryango ufunzemo boku. Ikare kabisa. Ariko ibyo nagusabye uzabinkorere, nibikunanira nzabyikorera. Nubyara kandi akagakobwa ukite Mwambi. Kweri kise kandi aragakobwa. Kugira ngo tuze tuvuga ati Mwambi wa Muheto. Oya. Zamureba ariko ubwo ngubwo azavamo umwe mwite gutya wenda nk'umuhererezi wa nyuma. Umwite Mwambi? Ari we wa nyuma kabisa. So nabibagirwa ndashaka kubanza kugushimira cyane hano ku mugaragaro maso ku yandi. Yes sir.
kuba mu bahanzi bose bari instaye bari established mu Rwanda baratwitse, warashoboye gufasha umukobwa wanjye nazanye, mushiki wawe ukamuha korabo kandi igakorana neza. Yeah. Iyo ndirimbo kabisa ntabwo njyewe nyiti ya Fifi, ni yawe. Yeah, indirimbo ni yacu twese, kubera ko nawe uriya mukobwa ni umuntu wagize uruhare runini byatari buriya, iyo umuntu yashizemo imbaraga ze kuriya. It was a very big collaboration. Nanjye nari nayishimiye cyane ukuntu twayikoze kabisa. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byari biryoshye fo. Ewana, imbere y'abanyarwanda kabisa batari benshi cyane ariko bashoboka. Niba hari umugisha ashobora n'ubugome abafana bawe n'ubugome nabubonye burimo urafunga aka500 hejuru. Niba hari umugisha ashobora gusabira umuntu and then ukamuhira, yes, wallahi umugisha ndawugusabiye ewana, imbere y'abafana. Allah wallahi umumpera umugisha, ibiri imbere byose ubimukorera, umworohereza ubuzima. Yes sir. Ubwo umugisha niba nshobora kuwusaba Imana ikawubona, ariko ndabizi ko nsaba imigisha bigakora. Imana iraza kuza kubishyira ku murongo kabisa. Rero bivanye cyane cyane rero iyo korabo wagiye kuyimuha, twari turi no muri beef jewe nawe, kubera byari byaranze, twarashaka inzira zose byanze, turanashwana, turavuga ewana turashwana. Tujya muri beef, njya kubona ewana Muheto amukubise icyitwa korabo. Music ni kuri ikora. Music imeze nk'azi, iyo haje ikintu cyiza iba ari cyo gihe cyayo, icyo kabisa. Nanjye byaranyemeje byatari, sinari mbizi, nanjye naramufashije, ariko nari ngendeye cyane n'ukuntu nawe umufasha mu buzima busanzwe, nayisanzwe mbizi iyo story. Ahubwo ikintu cyanangaje ni ukuntu ni iki cyari kitari gutuma mukorana second man. Ntabwo twari kuvuga ngo tutakoranaga, ni ukuntu ofete iyo ibintu bitarimo biragenda neza, haba hari ibintu birimo birabyica. So rero hari ibintu bitari birimo biragenda neza, nkazajya mbimusobanurira ntabyumve. So tugera ahantu turarakaranirana nyine kubera muri ubwo buryo, and then mera nkaho mushize mu bihano. Namubwira ati ubu icyo ugiye gukora, ugiye kugenda indirimbo uyishakire, uyiyishurire, uzayinzanire nyigupromotingire nk'uko abandi bantu nabo mbafasha. Ntabwo nzaguha amafaranga ya video, ntabwo nzaguha amafaranga ya audio, ntabwo nzazana idea yanjye n'imwe mu bintu byawe kubera tutumvikanye kuri ibi n'ibi. And umunsi umwe nari ndaho njya kubona, arambwira ati, anyohereza track, arambwira ati iyi ni track yanjye na Bitre, urayumva gute? Kabisa nawe musa mubwiye ati bana mbabarira big bro, uhita umwumvisha indirimbo, kuko nabyumvishe ko ari indirimbo nziza. Arakubwiye story yayo, indirimbo nziza byatari twakoze muri studio, harimo n'umuji wita Amalon, umuntu w'umugome byatari. Amalon nawe ndamusinza hano namukura kugira ngo ndamushimire koze. Ewana Fifa aramubwira ati ewana kuri ntuza kuri melody yarazibakubise bya danje. Yakubise ibintu by'uyu melody. Muzabonana nashaka kujya on public. Mwese mwahuye gute na Fifi? Fifi yigeze kunyandikira, yigeze kumentioning indirimbo yanjye, mucekinze mbona nawe ni umuhanzi. Ntabwo wari umuzi? Oya, ngo ni kera, hashize iminsi, ni kera nyine n'icyo gihe, ariko nicyo gihe mwari mwakoranaga nyine. Muri iyo minsi nahise mbibona, nabonye n'ama interview, ubwo mpita mbibona ko ari umuhanzi, ari umuartiste, nawe ari umushiki wacu ubu birimo. Hashize igihe yambwiye ngo tuzakorana, ariko nkajya ngira ngo ntabwo ari tayari.
aza kuba tayari tu, aza kuba tayari, kuko nanjye rero iriya idea yo gukora indirimbo imeze kuriya nayikoze nshaka guhinduka byatari. Muri iyi minsi nashakaga guhinduka, nashakaga kwa attractinga n'abandi bafana bandi batari abasanzwe bacu ba Kinyatrap. Iyo indirimbo nayitekereje, ndamubwiye igitekerezo ahita agipinga, ahita ambwira ngo arashaka ko dukora drill cyangwa tukarapa. Ariko ndamubwira nk'ijana turapa, indirimbo zose turapa nk'ijana. Mugo muri studio murapa. Ndamubwira reka turirimbe n'indirimbo nziza, hari indirimbo zigezweho byanze bikunze zishobora kuducururiza. You know me, sometimes I go in the business way. Ariko se wanjye yari yanze kubyuka. Igitero cyawe ko ngifata nka rap se, nje igitero cyawe ngifata nka rap. Abuze aho muhera kuva kera, shatse kubihunga igiye kiza kugera, mbwiye yuko mberwa sinabinenga, ntagufitiye iruhande rwanjye mbona umbeshya. Big booty side abona guri shooting for stars at the die boy side, sinijijishaga burya nari shy. Urumva ntabwo nari ndi kurapa nk'ibisanzwe, ariko ntabwo iri nibagirwa nkavuga se noneho icyo gitero ni bwoko ki, nari ngize ngo si cyo cyanjye naririmbye. Iyo ntabwo ariko bro, you smashed it. Iyo boro ni ya danger wanizaho ubwo imyaka n'imyaka. That was a blessing byatari. Icyambere nanjye cyanje ukuntu byahindutse nyine bigatanga n'umusaruro. Ubundi indirimbo iragenda abantu bakahita FIFA barimo abayirimo neza, ubundi FIFA gwamo neza, ariko noneho abantu baba bategereje kumva niba Bitre aza ryari, Bitre ibyo aza kuririmbamo ni ibihe. Bro, iyo bakugezeho uhita ubishwanyaguza. Bro, uhita ari nabyukiye mu wundi mwuka abantu. Niyo uzi ko ariyo ndirimbo yonyine mu Rwanda itagira negative comment. Oya, ngomba guce, ariko mu kanya bari bari kunshonesha ko akamagana 8 banza twakadunze. Akamagana 8 kagiyemo. Promotion ibera hano gusa, promotion ibera kuri account gusa, nta wundi muntu yari bwayi post, nta kindi kinyamakuru, nta kindi, ibera hano gusa. Reka dushimira abafana, reka dushimira abantu bagukunda, reka dushimira abantu baba bakuri inyuma. Yandirimbo ni yabo abantu no gukomeza kwipushinga, ahubwo ifiraya ni ukumubwira ese ari hehe, muhamagara yaze abantu abafana baraza kuza atubwire wagwana. Ubu ngubu Fifira ashobora kuba arimo arakura inzara, yabaye umukobwa. Ntumbeshye bana, yagiye harimo gahunda. Kera Fifira yarameze nk'umurezibiyeni. Ndamubwira ati Fifira rero ibyo bintu ntabwo bizadukorera amafaranga. Babarira n'umugonge cyane. N'umugonge n'umumanyuri. Oya, ubundi Fifi nahuye nawe yari umugi, yabaga ameze nk'umugi, yambara nk'abahungu, avuga nk'abahungu, avuga selenge ko yakunda bari umuraperi. Noneho umunsi umwe ndamuhamagara kuzi wanjye, ibintu nashaka kumubwira, ubwo nari ngiye kubasinyisha contract. Ubundi Imana abana nafashije ntabwo bose bampombeye. Fifi yavuyemo na Roda, urumva Roda nawe yari muri Cyaze Genge. Indirimbo ya mbere ya Roda yasohotse, yari ya Fifira, yari Casito, niwe Roda wayikoze, nawe yari muri Cyaze Genge kuri contract. Wewe Roda no kuri contract aracyari ubu ngubu. Nuvuga ko contract yanjye na Roda ubu ngubu iracyastandinga, gusa naramubwiye ati mwana wanjye ndakurekuye, contract yihorere, genda ukora ibindi bintu. None se umusaza noneho ugomba kumumuza nawe kabisa Roda, tugomba kwica indi mibi.
Roda ugomba kunyura bahari anytime ushaka roda kabisa ni ukumuhamagara basigaye muri 155 ariko nyine nabo 155 ni abantu banjye turavugana ibintu bigakorwa. ari ababosi ni abasaza kabisa ebana natwe tuba turimo turabiyegereza bafite imishinga ya nyayo, you know what I'm saying. Wowe hariya nuko utarahura n'umukire wanjye witwa ko Kigayeri nka nimugoroba afitemo shoti nk'ebyiri, afitemo shoti amaze gutamo niyo mafaranga guha yakubise menye ewana ni miliyoni enye, akubisemo shoti 5 ni miliyoni 5. turamwamamaza tuzamuherereze video turavuga ku nzoga ye harya yitwa ngutera afite inzoga se uwo ni uwundi afite inzoga ya 155 ya Coach Gael na bakeni bafite inzoga yabo y'abagome bafite gin yabo iyo bakunda cyangwa iyo bakora nabo bakoze bakora oya kandi reka tuyibwira abafana babo na boss ari butureberemo bafite inzoga yabo ya danger reka nzenge kuri Google nyishake ndebe abanyarwanda baba babizi hano muzi hari inzoga ya Coach Gael muzi abanyarwanda itwa G69 G69 iyo udafite ibiceri ntabwo wayigondera G69 gute oya G9 ni G nshyashya ya boss man Gael wa kino ayo makuru ni wowe wa mbere umpaye amakuru enye biri kuba n'ukuri kw'Imana nari mu biti mvuye mu biti ntago ntangi inzoga igezweho KGL n'ibibazo niyo kanyanga niyo byeri niyo Uganda waragi niyo coconut umva niko gacyayi bana ku basaza bakuru cyane ewana umukire wanjye ariko nari nyirimo nakubwira ati iyo mukiringanye ewana mu masaha ya nimugoroba shot umusangamo niyo mafaranga guha Waha kibaro ndagutegereza uzaze tumugwanemo kuko uri mukuru wanjye ushobora kubuza uko niyo namubwira ati koki wampuriye n'umuhungu wanjye Bitre ngaho simani gumugisha ubwo arabyumvise ndabizi barabikata n'ibingibi babimuhe aramamagara ambwire ngo ntabwo ajya baza byinshi aravuga ati uwo muhungu namukunze mpa nambaye mana kandi aha niho bibera ushobora kubona ubaye brand ambassador wa G69 gutya turayikeneye wakinuwe timu yose tugomba kuyinywa turayica ahubwo ko Kigali umuhungu wanjye Bitre ngira ngo urimo urabyumva twagiye turamukorera content ya nyayo papa iyo gahunda ahubwo niyo sirakubwiye baba babyumvishe baba babyumvisha aba boss bagiye kubigeza ubundi kenshi baba bankurikiye nawe ubundi 155 iyo babonye ngiye live bahita boherezayo umuntu kugira ngo arebe ibyo navugiye yo kozi kenshi mba nabatayemo cyane ndababaga rero bagenda bavuga ati genda wumve ibintu dumba tubaze genda wumve ibintu dumba tubaze nidukikwe ashobora kutubaga niduhindure buri gihe bazajya bagufatira muri live zo kumanyura kugeza ryari tugomba kwiyoroshya abantu tukiyoroshye ubungubu byose ni positive kabisa kuri G69 abanyarwanda G69 yako Kigayeri umuhungu wanjye yitatekinga ngira ngo ako kaboro niko uzatangirana nako niyo move umuraperi utari kuyinywa rwose ngo nta nubwo ashobora kurikodinga umuraperi atari bona G69 nta recording ukabyuka udafite konyaje kandi nabonye warashyize hanze indirimbo yawe na ya mpano ni ya mpano ariko wari uyirimo indirimbo yanjye na ya mpano video yayo use simaze nka 7 days ni yawe ni yanjye na collaboratinze ya mpano irimo irakora bigezehe kuri platforms babarira turebe tuyizamure ubusi ifite kangahe ifite nka 50 n'insingahe reka turebe YouTube yawe katureba aho ngaho niba hari ukuri ku ruhande ufite telefone tureba aho igeze
ndamubaza YouTube maze iminsi ngase umunsi wa karindwi ntabwo wowe bizi mu mutwe reba YouTube yawe bigize internet uri AI rero ukuntu bimera izi live ziri ziba zifite ikintu zigamije cyangwa ziteza imbere ibikorwa man abantu ntabwo bakunze kuzitabira kugira ngo babe bariho ari benshi kubera ni abantu bakeya bakunda umuziki nyawo abantu baba bashaka kumva ndashaka ko iyi mbikusobanurira aka kanya nawe ubyibonera man urabizi kenshi mujya muvuga ati Dumba kubera iki Dumba uba wagize gutya Dumba muba mwagiye mu matiku Dumba njewe ukuntu mbikora urabona ko iyo tuje nkaba mfite umusani utwika nkawe nkaza nkakora live ubona abantu twari twatangiye n'abantu 500 kubera baba bazi ko nje kuburyo bagasanga ndimo ndavuga ibintu byungura abantu so rero kenshi nimuzajya mumbona ndimo ndatwika ukabona bitre muvuze nabi ariko narangije inyuma nkaza gushiraho ikintu no kugira ngo bakirebe bari banyabo abo bari abanyabo so ariko kenshi nk'ibi ngibi dukomeje tubikora barakura dukomeje tubikora babikorejo bambonye na Buda narabikoraga ariko naje kugira ngo hari ukuntu nyine ngenda nkabura ngiye nko mu kazi tu nkabura so bigasubira inyuma ukuntu ariko nk'ubu ngubu nanone bigiye kongera kugaruka ejo ndaba ndi kumwe na Okama ikindi genda bandi kumwe n'umuhanzi runaka ikindi genda bandi kumwe n'umuhanzi runaka kandi nanjye sometimes ndaruha kujya aho ngaho n'igitizongwe ugomba kuduza n'abafana bacu tukabakubita nimero zacu bakadublessinga bakadutera inkunga mu bikorwa kuko nibo ba boss bacu ba mbere buriya kuruta abandi ba boss bose adutama ayo madolari bakadutama ayo mayero kugira ngo natwe tugere turirimba ibindi bintu bitandukanye n'ibyo dusanzwe turirimba izi live man ni none se nyuma ya mpano n'iki gikurikiraho nyuma ya mana ndashaka kuba kubita ebana ni inkonji bana yo kuri Tibia kabisa inkonji yo kuri Tibia urayizi ryagufa rya Danje ngo rikomere nibyo nshaka gukubitaho ubwo ikaba bimeze gute dufite indirimbo ya Danje tushaka kubirizinga na team kabisa kandi ntabwo ari buze kuza guca mu kwezi niri isohotse ya Usenge nashakaga byibuza kubanza gutegura ikibuga ugiye gutegura wiyambaza n'Imana papa urabanza ugasenga nyine nkuko wabyumvise ariko nyuma yaho turaba turi muri ya vibe ya Kenya trap ya indi ya nyayo kabisa gusa ntabwo uzongera gukora akaboro kameze nka deja vu utari murarapa ugenda nko muri uyu mwaka nicyo kintu nibanzeho cyane ntabwo nyiri muri ya style isanzwe imwe umuntu ashobora kugufatiramo ubu ngubu yani byaragutse cyane ni mu kindi cyumba kitari ya trap music isanzwe nk'iriya dusanzwe abantu bose batuzi ahubwo no kugira ngo dukoreshe n'indi market akazi kaguke byatari uyu mwaka no gutungurana cyane big bro uyu mwaka no gutungurana cyane mwaka no gutungurana cyane mbere ya Usenge nari nawe dropping indirimbo yitwa Utansiga nyuma yaho gatoya nari nawe dropping indi bita Kabeho rero n'indirimbo nziza twakoreye igihugu mu gihe cyari kiri mu bibazo abantu bose bagisigare kutigera amajanja byo aniza abari abakongomani b'abaraperi baba bigize abantu ba Danje kandi ntibakiri no kuba muri Afrika biberaho hepfo ngo mu Faransa nahe bararapa ibintu by'ubuzima batazi twagiraga ngo tubashoneshe tubahe message abafana rero barabikunze byatari rero mo Riderman arimo n'aba diplomate na Logan na Ishkevin na Marayika nyuma yaho naje kubatamo nanone tambatamo indi boro ya Danje itabaho produced by Rush urayizi ndiye yari latest mbere yuko makubitamo Utansiga indirimbo nayo bayita Inyungu nayo niyo ni
experimentation, ni kwa kundi ndi kukubwira ko music ntabwo igomba kuguma isoundinga kimwe, no gukora indirimbo abantu bose bakazazisangamo. That was the target. Nyuma rero ya Usenge buriya harimo bombe nyinshi cyane, harimo rero na futures ziri big cyane, kandi wowe urazizi. Rimwe na rimwe hari igihe tujya duhura nkabikubwiraho. Ndabizi ibiganiro tuba tubifite inyuma mu gikari. Sure. Rero rimwe na rimwe hari akantu ushaka kukubaza. Uremera ko umuziki wacu utarajyamo amafaranga menshi? Bana ukuntu bisa rero ntabwo warajyamo amafaranga menshi, ariko biragerageza ubu ngubu. Urebye tu twebwe kera tuzamo abantu baratubwiraga ngo ntayo, ariko tutabikoze neza wabona kuko abantu batashaka gushoramo, ariko uko tubikora neza mani nk'abahanzi abantu bakire bagenda bazana amafaranga. Ese Muheto, umuziki uragutunze? Kandi music nari cyo kintu cyonyine nkora, nta kindi nashobora. Ubu uko urya ukuntu kubayeho n'iki wibuke ko ufite abana n'umugore no gusa kabisa. Ibintu byose ukora ukuntu kose ubayeho, umuziki niwo ugutunze. Music yonyine n'intunze byahatari kabisa. N'undi muntu wese waba ushaka kuyikora music niyo ngewe yana isunikira ibintu byanjye byose. Bitavuze ko mba ngomba gushaka n'izindi business zishamikiyeho, ariko umuziki niwo nyine ziba zishamikiyeho, niwo uba utumye izo business zose zibaho. Nazo ushobora kudusobanurira muri make amafaranga ukuntu aza arimo arava mu bikorwa byawe by'umuziki, kugira ngo niba ari umwana hano ayumva avuge ati nanjye nzabibona, cyangwa ayo mayeri ntayo narinzi ubu ngubu nagira, ni gute ngewe nshobora kubona amafaranga aturuka mu muziki muri ubwo buryo? Music ni ikintu kinini cyane. Iyo umuntu arimo arabyumva agira ngo ni nko kuririmba wenda muri studio ukajya no kuri stage gusa, ariko bayiyambaza ahantu aho ariho hose. Noneho byakubitaniraho n'ukuntu mu Rwanda dufite internet ya Danger man, government iba yarabyitayeho byahatari. Music ari ikintu isi yose consuming. Ibyo bintu iyo wabimenye rero, ukora umuziki, ushaka gukora umuziki mwiza uzatuma uririmbira abantu, niko uhura n'abandi bantu bakwigisha inzira nyinshi zo kubona amafaranga, usibye ko uvuga ngo urimo uraririmbira kuri stage performance bakwishyura. Gera ahantu nyine kubera ukuntu umaze n'igihe uri gukora, ukagera ukaba brand, ukaba ikintu kinini, ukaba utari gutekereza ko ari uragahanzi nyine kamwe gusa, ukaba ubona yuko uri umuhanzi ahubwo ubutunze n'abantu nyine urimo benshi. Icyo gihe rero iyo byakuze gutyo, kubera ko ari umuziki wawe ukiri gukora ufokasinzeho, abantu bashobora kukwiyambaza ku ndirimbo zituma wamamaza, bagashobora gukoresha n'amashusho yawe n'ibintu byose ahantu bashaka, mu buryo bwose bwakwinjiriza amafaranga. Umuziki rero ni inyenyeri ya Danger, kubera ko haba harimo ni nk'amazi nyine, nta muntu wawukumira, ntibishoboka. Social media platforms zirinjiza kwamamaza mu bantu, amafaranga yinjira no mu bundi buryo bwa streaming, bwo kurebwa kuri video cyangwa bakakumva ahantu hose wakoreshejwe urakwishyura. So no social media platforms ibitaramo, yego, and then no kwamamaza streaming, no kwamamaza. So kwamamaza kwamamaza icyambere social media platforms arizo streaming, ngira ngo streaming, right? No n'ibitaramo. Niki kinjiza cyane ku bitaramo na platforms no kwamamaza? Niki gikunze kwinjiriza abahanzi cyane? Abahanzi baba bafite ukuntu barimo abahanzi baba bameze nk'abahinzi. Umwanya ugura, you buy time, uburyo ushobora guhora ubona amafaranga ya platform yagira menshi,
aya performance wazajya kureba ugasanga hari season yarutwaga n'aya platform, indi season yaza ugasanga ufite show nyinshi, urabuki contract ufite zirimo amafaranga ni nyinshi kuruta izo winjizaga kuri za streaming platform. Igenda y'ibindi, ariko ugahora uzi ko ugomba kurya kandi ukabaho ukaba umeze neza mu buzima busanzwe. Habaho n'izindi side ariko ebyiri, habaho side zindi ebyiri noneho ushobora kuba ufite uranaseringa albums, ukaziseringa mbere yuko iyo ni pre-save, abantu bose bagapreservinga indirimbo yawe mbere yuko isohoka, bakaba bayigura bashyira nko ku $50, $60, ku buryo bakora pre-save noneho ugasanga wagurishije mbere yuko bakumva. Hakabaho no kugurisha imyenda, ukagurisha imyenda ugakora album kubera yuko ifite content runaka wari uri kuvugaho, abantu baza kumva album bakwimva bariletinga n'ubuzima bwabo, bagasigana memories zirimo imipira, CDs, ibintu byose bashaka gukora na merch nyine. Merch nazo ni iyindi business y'ubwinjizi ivuye ku muziki. Okay. Rero ni tips. Tips ni umufana akumva indirimbo yawe agahita avuga mushakire uwo mwana. Umwana bagavuga uyu muhungu yibera hano muri Ntuzi, mushake nimero yakaguhamagara. Dugora ubu irareba impande zose, irareba n'abakire bacu. Umunsi naje kukubaza ibibazo, none se ndashaka kukubaza n'iki ngiki, ko mbizi ko umuntu nkawe w'umusitari biba bigoye kugira ngo ukora akazi ukora n'abakobwa bakuri inyuma bagukunda, muheta dore uri n'ikibogari nuko wambaye amarinete noneho ukaba ibi ni byo tuvuga, ukaba waripashe muremure ukarongora ufite hit. Yes. Ubu ngubu iki nicyo kibazo ngiye kukubaza. Ubu ngubu umuvandimwe utangiye umuziki cyangwa ufite hit aka kanya atangira kugafata, wamugira inama yo kugira umugore? Man, big bro, ubu ngubu rero nkubwirije ukuri, impamvu ubona njyewe mba nitwara gutya nimereye gutya nk'umuntu nyine ufite gahunda tu, ni ukubera ukuntu ntekereza. Iyo ntekereje neza nkareba na vision yanjye n'ibintu naje ntekereza kwikorera mu muziki, wabona nyine nagenda nk'ukunda abandi bahanzi bose bagenda. Yewe music nyine naje kuyikora nshaka kuyivurugutamo byatari, ibintu byose nkabikoreramo tu, muziki nkarya byana, nkenjoyinga life nk'abandi bantu, nkarongoreramo, ngakiriramo, nkasurvivingiramo, nkamenya umuziki naje nawugize ubuzima mu buzima bwanjye. Nyine numvaga ko ngomba kuba ndi kumwe n'umuziki turi kugendana, ibintu tuzagera naho ninjye nabyo. Rero muri process n'ubundi n'ubu ngubu biracyari process, kubera ko nabaye n'umubyeyi mba ngomba noneho kujya no kurera, akazamo izindi boro nyinshi, ajya muri responsibilities. Urabizi ko responsibilities nyine ni anyway yo kugera ku bintu by'ubukire tu. Ni gutyo mba ndimo ngenda ikintu. It's a game to me, it's a game. No gukora ubukwe, I married my beautiful wife for the love that I got to her, and for the love of the game too, to protect my dreams, or to protect me, the soul, the deep, and that thing. Just to take control of it. Nukuvuga ko kuba ufite umugore biguha discipline, cyangwa uyobora. Ngewe niyo side ni namasise kurikira nabi mu magambo make. Nukuvuga ko kuba ufite umugore biguha discipline. Man, kuba mfite umugore bituma icyambere
nta rujijo mu buzima bwanjye. Ikintu ngiye gukora cyose mba nkizi nyine man. I can do whatever I want kubera ko mfite umugore manzi impamvu mba nzi ibintu byose. Uyu munsi mbyita noneho ko mfite big family, ntago aba ari ibintu birenze byatari kandi ntago mba ndimo ndireba cyane. So umuyansita arimo aragafata ubu ngubu arongora. Hari igihe bari ko wakuze ukavuga ntabwo nshobora kubaho njyenyine nkanjye mu buzima. Iyo ndi njyenyine ndatripinga byatari, sinzi ukuntu nteye mani n'insozi. Iyo kumara ibintu ndi njyenyine ushobora no kutripinga kabisa. Sometimes urumva iyo uri wenyine ukaryama mu nzu wumva amabati. Ariko nta kintu njya mpfa kwikorana njyenyine, ariko kereka mfite umwanya wo gutekereza ku mishinga yanjye nyine ngomba kugira loneliness yabizi y'aba businessman y'aba entrepreneur bose. Ariko ubuzima busanzwe nacuzinze ko nimba nari kumwe na gang or team ngomba kuba ndi kumwe na famille, umwana nsimbuka nca hejuru ebana madame arimo ndimo nawe ndi kumureba kata gutya nkavuga that's life and the beautiful people njyenyine. Ko mbizi ko abagore nyine ewana like sinzi uwawe ariko abagore muri rusange. Yes. Ewana ndabizi ko nyine bazanamo ibintu by'amashaza n'iki, abari ibiboro byo ku byo ku mu kinyarwanda cyiza baravuga nazibana zidakomanya amahembe. Imiguruko ntiyabura. Imiguruko ibigomba kubirimo. Ibyo biboro ntabwo bijya bikujena iyo uri nko muri studio cyangwa muri kariyeri n'iki hari bishobora kuza ari ibintu bigukubita na depression bimara igihe kirekire, ntabwo bijya biku affecting. Mane ndavuga usa nabikubwira gute, hari igihe bitewe n'ukuntu nyine ubuzima bumeze nkanjye nk'uko mba maze iminsi muri mamaze nk'imyaka hafi 7 man. Manimero yawe hano hari abantu bashaka kugutwikira ndababona baratangiye manimero yawe. Ufite nimero yanjye kuko isubizi project nakubwiye ndashaka kuba kubita imyimerere gusa papa. Enze nyishire wowe yandike muri comment wipinning ari abantu ndabona abakunzi batangiye kwigaragaza. Abafana bawe Canada, abafana banjye nabo bagwa nababonyemo gakeya baba boss banjye barambye ati pininga namba iryo kosa sinshobora kurikora ngo namba nituyipininge. Kampininge nimero mfite mu ntoki kugira ngo ngende mbaha shout mu kanya ubikozemo ha shout. Exactly. Dabanza +250. +250. Okay, wait. +250 wait, okay. Let me write. Ikibazo cyanje ariko turaza gukomereza kuri cya kibazo cyanje. +250. +250 707 +250 788 98 8102 8102. Can you confirming +250 788 988 102 102 andikaho Bertrand Muheto ko ariko yanditseho once nigga want to check it out or use our limit or something like that, he could do that. I nukuvuga ko pin comment. So niyo nimero Bertrand Muheto. Sawa. Urumva bambwiye ko ari abantu bari legit. Babara abawe. Erega turabasharinga. Ariko you got people bro. Kandi utaririmba. Umuntu wese reka nkubwiye kuntu neye. Dukomereza kuri cya kibazo uranyibutsa ariko. Kuboro nizera ko buri muntu in his career cyangwa se field arimo gukiniramo ebana abazi byari byo. Kera nyero umupeti nakundaga kubaza byatara abantu bakuru barambwiraga ariko sibyo bibazo byose ubikura hehe man.
Yeah. kubaza bitera kumenya, noneho iyo uri akana ubazabaza cyane, nanone niko kana usanga kazi ubwenge iyo gakoze. Yes sir. So ikibazo cyanjye utari bwarangize nari nakubajije ati ingo nyine niziburamo nyine nakozesheje inka nazibana zidakomana amahembe. Usanga ko sometimes umuntu aragenda nyine ugasanga ibibazo biraje mu rugo, bishobora no kugutera depression. Ibyo bintu bivanga gute n'umuziki? Ntabwo bikwikira, ntabwo bijya biguhabya ku buryo nyine usanga byishe birimo birica pati ya kariyeri. Bana rije urabona nk'uko nguko nari kukubwira, ndibuka ko nari kukubwira ukuntu maze nk'imyaka hafi 7 ndi gukora music gusa. Bana 7 banaragiye niga tu, banaragiye niga nkagira umwanya ngakora nk'aba strategic. Hari abantu badanje buriya mba nagashimira barimo nk'abajinga ba Arisudi, nabo n'abinyamirambo n'aba grand frère ba kera baba baratubonye gukora haso bakavuga bagakomentinga no ku bintu byacu. You guys need to be strategic. Now ubundi you good. Ako kantu rero ibintu byose urumva twagenda tubikora ariko tunabyigiramo. Nkuko nyine ari process, nanjye naravuze ariko byari byo byose nkeneye gukora ikintu that it can take me somewhere hadanje. Niko gushaka kuvuga ngo ngomba kuba married nkagira umugore tu, kandi kubana rero udakomanya amahembe n'umuntu mwakuze mutabana ntabwo byoroshye. Mutanavukana mutarerewe ahantu hamwe man, ntabwo byabura tu. KJL se ntabwo babizi nyine ibintu by'abadimani ibyana indege n'amaniga duba turi kugongana n'itegeko. Iyo ugize umugore nyine ukaba ari married ari umuntu wawe gutyo, ikintu nababwira nuko yo muri inshuti nyine mushwana nk'inshuti mukaba muzi ko ibyo muri gupfa ntabwo ari for a long time, ariko ni ibindi bintu wabo. Okay, I see. Waje witeguye ariko umuhungu wanjye nta kibazo. waje witeguye. Noneho nkaba nzi ko bamwe mu basani bacu basani bacu baraperi of course bashobora kuba ari nk'abantu bakwiinspirinze Bulldog. Numvise ko ejo bundi habaye saga yabaye Gisenyi i Rubavu. Ni Gisenyi nyine niho Rubavu n'ubundi ni Gisiri kabisa. Wowe urumva ari iyihe mpamvu bishobora kuba ibyo bintu bibaye mu Rwanda gusa, kuko abantu abafana bashobora gukubita umusani, noneho umusani atari n'umusani mutoya bro, ntabwo ari ka yampano. We are talking about Buddha. Turavuga Buddha. Yeah. Ugasanga abafana baramukubise bararwanye nawe, which is mbivuga nyine nshobora kunanirwa kubizana mu buryo bwiza, ariko nguhaye nk'urugero rwiza, abantu nka tuzi nka ba Diamond, abantu tuzi nka ba Chameleone yaciye ahantu bafite entourage y'abantu nk'umunani gutya binjira cyangwa 12 bamukurikiye. Urumva ni ukuvuga ko there is no way ushobora gufata Chameleone, noneho Buddha ni n'umuraperi, there is no way ushobora no kumwegera. Urumva bishoboka gute ko abafana bashobora kurwana n'umusitari? Ni iki kibitera kandi ni iki cyabihindura mu ruganda rwacu ku buryo umufana adashobora kubera ubu ngubu bimenyesha ko byagaragaye ko ubu ngubu nejo bashobora gukubita bitre abafana bacu. Ibyo byose nayo nimba ari amakimbirane ameze gute sinigeze mbimenya cyane, ariko wawe nanjye kandi mbemera kuba indi umufana wa Bulldog Bushari n'umuji wanjye, ariko sindamenya neza what's going on, kuko
abafana b'igisenyi ni abafana n'ubundi bakunda hip hop bya hatari. Sasa rero twebwe tugira abafana b'abasazi. Rero tugira abafana b'igisenyi n'abafana bakunda hip hop. ushobora nko kujya guperforminga ahantu ukajya wigengesereye, kuko umufana ashobora kuvuga ati ndamukubita icupa ebana ejo nimbona yica ko ari we ngiye wamukubise rya cupa, nzajya mureba mbyibuke ko ari ngiye wari mukubise. Mani ugasanga rero bibaho utiteguye. Nabonye abaniga ariko nkabona bararwana, we yagira ngo ni akabari kose cyangwa wagira ngo ni umudugudu wose bari kurwana nawo. Mani harimo n'abakobwa, nkagira ngo nanone wagira ngo bari gukiza, ni abaniga bari gukizanya. Ariko mbanzi nuko nabo ntago bagenda bonyine, ntabwo bagenda bonyine, aba basagariwe. Bibaho mani, hari igihe n'umufana ashobora gutripinga tu, umufana nawe aratripinga usanga kuguyeho. niga ko bari kunamo we Gilbert, sharatu Gilbert. Kubera bro, njyewe what I know is like abantu bagira ikinyabupfura mu bahanzi bo mu Rwanda bro. Ntabwo ari ukuvuga ko uri hano, abaraperi bagira ikinyabupfura kurusha n'abaririmbyi. Ibyo nibyo mani, kuko kabisa kenshi na kenshi nibo abantu baba bazi n'ubuzima. Kugira amakimbirane n'umuntu mu kabari neka ko byoroshye mani, byumva Rafael, kuko hari n'igihe umuntu mu jambo akaryumva ukundi. Se inzoga ni ubugome, ayoga ni akadani. Urumva igikoresho cya mvuga gutyo, hari igihe baba bari mu gikoresho cya danje, ukashaka ukaba umusagariye ukamutuka kwitwaje kuri nk'umufana. Impamvu mvuga gutyo, ndibuka umunsi wa mbere nakubonye, nagusanze uri kumwe na Bushari. Ni hype. Uzabaze Gasuku hari story windi utazi na we utibuka. Gasuku none yigeze dupostinga ngo twari turi kwinywera itabe ahantu, asinze umuntu wamuhaye ku ka video, menya ari Snapchat y'undi muji twari turi kumwe, ariko twari kumwe n'abajura benshi cyane. Gasuka gabora agapostinga, agapostinza ariko twita tumukatira, turamubwira se man, ibyo boro nibyo ubonye byo gupostinga, how many songs zacu utajya uvugaho wagisambo. Muji rero yari gisaza, watugiyeho bifa ipanze aza mu Rwanda. Aje mu Rwanda durira muri show nimbariya, iyo show menya yari yabereye Rebero Canal Olympia, yari trapish, ariko yari concert ya trapish, sinibuka season yayo. Shout to Kevin bro, umuniga twahuye nawe turi kumwe twese, ngewe Bush na Slumu n'abaniga bacu bose. Yabonye yarahindukiye gutya shiduka tumuriho, baratubwira tudere Gasuku nguri maniga. Yagiye yabanje kugenda yirukanka ajya muri parking yasaza. Muswera turamukurikiye, ntabwo bizi. Umuswera turamukurikira, muhamagara umwandikire. Umuswera turamukurikira, tugeze mbere arahindukira abona Slumu niwe mutoya ashobora kuba yagigira, yaramuteruye aramwikorera. Turamubwira shyira umuniga wacu hasi mani, tubona ariko yabigize blague, tubura nane. Buriya ni umuntu w'umudangere, umusaza, ni umumeni, ni umugome cyane. Gasuku yafashe umwe mu baniga bumukurikira aramwikorera. Nawe inshuti ze nawe bari kumwe, ariko icyo gihe twavumbuye yuko ari umuji wa danje, nawe tubashobora no kukuvuga nabi, ashaka no kugutwikira n'iki byose. Mutaziranye ngo mube mufitanye ibibazo biri personal, twabonye ko ntari bi, gusa twe twari dushyushye. Yarabibonye avuga, abona ntago bisobanutse, aravuga ati abaswe yarahagije. Mudagesha ababyibuka ariko neya story bro. uwo munsi twahuye noneho tugira ibyemere wa mbere, ngewe namubonye. Yeah man, we didn't meet in life good. Urumva rero njyewe aho menyera ko abaraperi nyine ari abantu ba danje mani, mugira ikinyabupfura. Nge ntabwo nari numva amazina nari nyazi,
ni indirimbo zanyu nari nzizi ariko ariko urabona biriya biboro ni ibiboro mani wagira ngo ni ibintu abantu baba bapanze bakabigupangiraho urimo kwinywera akantu wasohoka ugasanga abarezi bagufatiyeho hayitu kuko ntabwo waba n'ibintu bakubwira ngo kugira ababansa rero twebwe biratugora mani ntabwo waba uri kumwe n'inshuti zawe 10 cyangwa se inshuti zawe 5 uzanemo bansa buri safe mani ni yo bro comfortability ni security ubifite ntabwo akenshi nta n'ubwo ibyo bintu bibaho ahanini rero mu kabari habamo abasazi inzoga iroshya abantu kabari habamo abasazi kabiri ibintu bya abasazi biboro biba byabaye uretse ko njye nabonye atari n'ibintu byatari sinabimenya amakuru neza sinabashije kuyakurura ariko si ibintu byatari kurwana bihoraho rega mu baraperi n'itari mu muziki ingumu yiha umuntu cyangwa yiguha ntabwo byabura kabisa ntabwo byabura ni danje ariko so none se ubu ngubu muri Kigali ni iki gipapi ngo urimo uravuga ati ubu Kigali tugeze hano turi muri ibi turimo turabumva ni iki ubu urimo urareba muri Kigali ukavuga ati iki nicyo tugomba kugeraho mane Kigali ni neza byatari ubu ngubu sama turi kuyicomoka byatari turi kudrapinga niyo time tubonye natwe mu minsi ishize show zari zitumereye nabi ukuyirya nukuyiperforminga ebana byose bivangitiranyije ubu rero tugeze ya danger tu niyo mpamvu uri kubona umuntu arimo arasunika byatari bikorwa n'abafana baba bafite umwanya wabo wo kugira gute wo guconnecta n'aba artist iminsi iri imbere turaba twinjiye mu mikuru hari indi ndirimbo wigeze kuririmba yitwa Goofy Father Godfather niyo wayiririmbye yitwa ni Goofy Father yego kamubaza nubwo ubukibuka imirongo yayo ya mirongo uriya mu grand frere kabisa ni umuntu w'umugome cyane kabisa n'ubu ari ese aracyabagurukana sinzi abari iyo ngiyo kuri TikTok kenshi abafana be bari abakobwa ari muri space abafana be kenshi bari abakobwa dore ibigore n'ibigoryi wabesha buri kintu cyose bakundanye akakunda kugenda agurukana abantu we yikundira kugurukana abantu ndagasema we yakuvuyeho gute se kugira ngo umukubite ball yakoze iki itayewe yasanze hari ejo nari mfite time yanjye yo kuconnecta n'abafana avamo umufana umwe w'umusazi nabikubwiye bya bindi nyine bajya badusariraho ndavuga ariko umugome mpita mwihanize mbona nkamurishije Godfather abifatiye abisamiye hejuru ahita abijyanye muri space creating space ye ahita ngo ni umushumba barayikoze bangiyeho ndavuga akabo bajura metavuga abareza nubwo bari kuntwikira byatari ariko mutima nkaba nanaziranye nawe njewe nago mbazi habe na gato kabisa na space nago nakundaga kuzigwamo cyane ya na umuntu wo kupostinga imirongo yanjye sometimes mbonye mfite uwo mutima tu umuji rero yahise anjyaho angiyeho tubanza gupfubirana turagongana nyuma yaho by the time ngomba ugiye stu ariko bro wamufatiye umwanya munini bari wamugiriye muri stu niyo yari we yanjye yo kuvuga kubera ko nabonye azi gukoresha Twitter cyane birangiye ndi umuntu wemera cyane nabonye ukuntu ari azi gukoresha Twitter ndavuga ati sindi bwagiye gusubizanya nawe muri ubu buryo nemera kumunera mpita munera mu ndirimbo kuvuga nahise nyigisha amana ariko kandi I had to nagombaga pe none se urakibuka imirongo ndacyayibuka sometimes imwe n'imwe ikintu cya mbere nuko nasamporinze Tom Close Tom Close kugira ngo nca agasuzuguro